bivuga ngo rero kugira ngo ayo majwi abe produced agaragare nuko hazifashishwa ikigo cya Safaricom bakajya nyine muri systeme zabo bakaba bashakisha iryo jwi niba koko rihari rigatangwa. So bivuga ngo rero impamvu polisi yarimo ibagira inama nuko babonaga ko ibintu bizafata process ndende, kubera ko kugira ngo ayo majwi ajye kugaragazwa cyangwa se ajye gutangwa na Safaricom bigomba gutangirwa uruhushya n'urukiko. Ni ukuvuga ngo urukiko ni rwo ruzatanga order cyangwa se ruzategeka Safaricom ikaba yashakisha iryo jwi rikaza rikagaragazwa mu rukiko nk'ikimenyetso gihamya ko Nyamwiza koko yabaye threatened cyangwa se yatewe ubwoba na Rugorora. Bivuga ngo rero ayo majwi ashobora kuba arimo avuga ko afite bikurikiranye n'ikiganiro yakoze, bivuga ngo ayo majwi ntabwo ahubwo yaba afitwe na Safaricom, ahubwo ayo majwi yaba afitwe na company ya WhatsApp, kuko ni ikiganiro cyangwa se ni conversation yabereye kuri WhatsApp nk'uko Nyamwiza yabivuze ko yamaze kumwandikira hashize nk'iminota ingahe ahita amuhamagara kuri WhatsApp. Rugorora ntihatinze 1 minute 3 minutes after kunyandikira arampamagara on WhatsApp call. Yampamagaye mu by'ukuri ntago niteguye guhamagarwa, sinzi umuntu uri kumpamagara kubera yuko ubu ngubu nimero ziri kuri platform nyinshi mpamagarwa n'abantu benshi batandukanye. Namwitabye nkuko nitaba abandi bo. So niyo mpamvu Nyamwiza yari kubanza kwitonda ntahita aza gukora ibiganiro abizi ko hari case iri under investigation. Reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wewe wese mu gukurikira Impamo 250. Nanagushimira cyane wewe wakanze kuri subscribe, gushimira cyane wowe udahwema kutwereka ko udukurikirana kandi ukunda ibiganiro byacu. Ndagushimiye cyane wowe aho uherereye hose ufashe umwanya ukavuga ngo reka mfungure ino video ntegere ibigiye kuyivugirwamo. Nibisanzwe ni amakuru abagiye atandukanye tuba tugenda tubagezaho, ariko iminsi ishize ari 2 twari ducecetse, ariko hari bitwama dukurikirana gusa ama message yanyu mugenda mutubaza ese bimeze bite. Niyo mpamvu itumye nza ndavuga nti reka nkore ino video muri ubu buryo. Murabona ko na location cyangwa se nsanzwe nkorera nyine hahindutse, no kubera ko mwarimo mubimbaza cyane kandi byari bikwiye, ariko nyine hari izindi gahunda buri umuntu aba akirimo atunganya neza. Niyo mpamvu mutari mwakabonye iyi update, ariko reka nyibahe. Mwarimo mumbaza kuri update y'ibijyanye n'urubanza rwa Nyamwiza Cynthia cyangwa se uwo tumenyereye cyane ku izina rya Mwiza, ukora kuri channel yitwa Amasimba TV show mu mujyi wa Nairobi. Rero urubanza rwe byari byitezwe ko rutangira ku wa mbere, ubwo n'ejo hashize. Niko byagenze, nibyo tuje kubanyuriramo uko byari bimeze kugira ngo mwumve amakuru y'ukuri atarimo igihuha, amakuru tuba twagerageje gukurikirana neza mu by'ukuri, bakagira ibyo baduha by'ukuri kandi bishobora kuba byizewe. Hari igihe inkuru izamo nyine hakaba hazamo utuntu wenda turimo amakabya nkuru, hakaba hazamo utuntu tutari ukuri, bibaho. Inkuru duheruka gukora hari akantu wenda twavuzemo katari koko yatanze bail cyangwa se yatanze amafaranga yo kumwishingira kugira ngo akomeze akurikiranwe ari hanze. Makuru twari twahawe cyangwa se twari twagerageje gukurikirana niko yari arimo avuga, ariko twaje gusanga atari byo, ahubwo ayo mafaranga ashobora kuba yaratanzwe ejo. Turaza kubibanyuriramo neza uko byagenze. Nibyo rero ku munsi w'ejo Nyamwiza ndetse n'uwo arega cyangwa se n'uwamureze, ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze wenda ku batarabikurikiranye, hari imanza ebyiri. Ni imanza ebyiri ariko n'ubundi zivugwamo abantu babiri n'ubundi. Hari Nyamwiza wareze uwitwa Rugorora, hakaba na Rugorora wareze uwitwa Nyamwiza. Ni ukuvuga ngo ni abantu babiri bareganye, ariko baregana ahantu hatandukanye.
nk'uko wenda mwagiye mubikurikirana ku Masimba, Nyamwiza yaraje asobanura uko ibintu bimeze, natwe twababwiye amakuru yandi uko bintu byagenze. Nyamwiza yareze Rugorora icyaha cyo kumukangisha ko azamwica, kandi ko ngo afite amakuru y'uko ari we wishe nyakwigendera. Wenda tudashatse guhita tuvugira aha ngaha kubera ko nta mpamvu yo kugarura umuntu witabye Imana ngo tumugarure muri izi nkuru wenda zigize iminsi. So ni ukuvuga ngo Nyamwiza yamureze amushinja kumuthreateninga cyangwa se kumutera ubwoba, kumukangisha ko azamwivugana, azamwica, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda batarabikurikiranye ubwo muraza gufata umwanya muze kubikurikira ku Masimba TV show n'ahandi bishobora kuba byaravugiwe. Hanyuma rero Rugorora nawe yaje kurega Nyamwiza, amurega amushinja ko ngo Nyamwiza yamuharabitse, yamusebeje, yamubeshyeye ko ngo ari we wishe nyakwigendera. Nyine ntashatse kuvuga muri iyi nkuru y'uyu munsi. Ibyo byabaye ari ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru gishize. Nyamwiza yari yamureze cyangwa se yari yamuripotinze muri DCI, mu gihe Rugorora nawe yari yagiye kurega kuri police station yahitwa Kasarani mu mujyi wa Nairobi. Ibyo niko byagenze, ari naho twabatangarije iriya nkuru. Ibyavugiwemo ni ukuri, usibye wenda ku kantu nari ngarutseho ka bail cyangwa se k'amafaranga yatanzwe. Twaje gutoza neza dusanga ko uwo munsi ntabwo amafaranga yatanzwe, ahubwo habayemo icyitwa surety. Surety ni ukuvuga ngo ni police bond, ariko ni umwishingizi. So ni ukuvuga ngo rero uwo munsi Nyamwiza habayeho kumwishingira. Hari uwamwishingiye w'umuloya, niwe waje kumwishingira, avuga ko n'ubundi Nyamwiza aziripotinga ku wa mbere nk'uko byari biteganyijwe. Biza gutuma nyine bamureka arataha, ariko ari ukubera iyo surety cyangwa se uwo muntu wamwishingiye ko nataboneka ari we wakurikiranwa. Uko niko byagenze. Ubwo habayemo wenda kwitiranya, ariko wenda ndagakiriyarinze kugira ngo abantu tuzajya bumva ko twaje kubabwira amakuru atariyo cyangwa se amakuru y'impuha. Ibindi byose uko byagenze mwarabyumvise. Nababwiye ko Nyamwiza ntabwo yafunzwe, ahubwo baramurekuye arataha, kandi yari yahamagajwe. Umunsi w'ejo rero hari gahunda y'uko bagomba kwitaba. So Nyamwiza no kuvuga ngo Rugorora amaze kumurega Kasarani, Nyamwiza nawe yari yaregeye Buruburu. So hari kese ebyiri, ubwo hari imanza ebyiri, hari ururi Buruburu, hari n'ururi Kasarani. So urwakurikiranywe mbere ni urwa Kasarani. Uwo munsi Nyamwiza yitabye Kasarani agerayo, ubwo ndavuga ku wa 4. So baza kumutuma ibimenyetso bigaragaza ko Rugorora ari we wishe nyakwigendera. Uwo ni ku munsi wa 4. Ibimenyetso bamutumye wenda ntago ndibuze kubivuga, ariko nuko byari bimeze. Hanyuma rero byari biteganyijwe ko agomba kuza gutanga ibyo bimenyetso ku munsi w'ejo hashize, ku munsi wa mbere w'icyumweru. Niko byagenze. Yagombaga kuripotinga nyine mu masaha y'igicamunsi. So yaje kugerayo, Rugorora nawe yarahageze. Hari n'abandi bantu, hari n'inshuti za Nyamwiza, ababyeyi, abavandimwe be, ndetse n'umuloya wiwe nawe yarahari ku munsi w'ejo muri urwo rubanza cyangwa se muri izo investigation. Ukuntu byagenze rero ni uku nguku. Barahageze, hagombaga gutangwa ama statement. Umuntu wa mbere winjiye gutanga statement ni Rugorora. Yaragiye akora statement yiwe, atanga ibimenyetso bimushinjura, atanga ibimenyetso bishinja Nyamwiza nyine ko ari we wamuharabitse, amushinja gukora kiriya cyaha mu by'ukuri we atemera, cyangwa se avuga ko ari ukumuharabika cyangwa se kumusebya no kumutesha agaciro muri rubanda no muri sosiyete. Bivuga ngo nawe ntabwo ari safe. Uwo ni Rugorora wavuga ko atari safe kubera ko deja abantu bamaze kwishyiramo ko ari we wagiriye nabi nyakwigendera. Rugorora yamaze gutanga ibimenyetso byiwe byose no gukora iyo statement, yakurikiraho Nyamwiza. Ibimenyetso Nyamwiza bari bamutumye mbere ntabyo yagaragaje, ntabyo yabonye.
so ariko yaje kuvuga ko afite amajwi muri telefone yiwe bavugana na Rugorora ko ari we wari umuthreateninga cyangwa se umutera ubwoba umukanga ko azamwivugana cyangwa se azamwica. So Nyamwiza rero icyaje kubaho ni uko amaze kubura ibyo bimenyetso nyine, ariko yaje kuvuga ko afite icyo gihamya cya telefone bavuganye iryo jwi. Byaje kugeza igihe polisi iza kumva impande zombi nyine amastatement bose bakoze, hanyuma iza kwanzura ko bagomba gutaha. Numve iki kintu neza, polisi yaje kubabwira ko byakabaye byiza bavuye muri ibi, na cyane ko bamenyereye ko abakongo hariya Nairobi niko babita abakongo cyangwa se abanyamurenge niko bitwa abakongo. Bamenyereye ko abakongo batangana, batagirana umutima mubi. Babagira inama y'uko bagenda bakajya kubikemurira muri sosiyete cyangwa se muri mituwarite zabo kugira ngo bereke kwirirwa bifata izindi ntera ndende. Impamvu wenda bababwiye ibi ngibi kugira ngo muze kubisobanukirwa neza ni ukubera ko nyuma y'uko Nyamwiza bamutumye biriya bimenyetso ntiyabigaragaza by'uko Rugorora we wivuganye uriya muntu, icyabayeho byaje kumvikana nyine ko nta bindi bimenyetso biri tangible bifatika bihari usibye ayo majwi nayo avuga ko ari muri telefone yiwe, nta buryo yayumvikanisha. Ni ukuvuga ngo niba yarafashe telefone akitaba akavugana na Rugorora kuri telefone, ntabwo yigeze ayarikodinga. Ni ukuvuga ngo ayo majwi abitswe na Safaricom cyangwa se na kampani y'itumanaho yo muri Kenya, ariyo ndatekereza ko ari Safaricom. Itabaye Safaricom yaba ari Airtel, kuko nizo kampani ebyiri ntekereza ko zikorera mu gihugu cya Kenya mu gutanga serivisi zijyanye n'itumanaho, ariko ubwo ni Safaricom uko ntekereza. So ni ukuvuga ngo ayo majwi abitswe muri Safaricom niba nahari. Ayo majwi Nyamwiza yavuze ko afite abitswe muri Safaricom kubera ko ntabwo yayarikodinze. Bivuga ngo rero kugira ngo ayo majwi abe produced agaragare nuko hazifashishwa ikigo cya Safaricom, bakajya nyine muri systeme zabo bakaba bashakisha iryo jwi niba koko rihari rigatangwa. So bivuga ngo rero impamvu polisi yarimo ibagira inama nuko babonaga ko ibintu bizafata process ndende, kubera ko kugira ngo ayo majwi ajye kugaragazwa cyangwa se ajye gutangwa na Safaricom bigomba gutangirwa uruhushya n'urukiko. Ni ukuvuga ngo urukiko ni rwo ruzatanga order cyangwa se ruzategeka Safaricom ikaba yashakisha iryo jwi rikaza rikagaragazwa mu rukiko nk'ikimenyetso gihamya ko Nyamwiza koko yabaye threatened cyangwa se yatewe ubwoba na Rugorora. So byumvikane ko rero ni urubanza rushobora kuba rurerure cyane, kubera ko ibimenyetso nk'ibyo ngibyo biba bifite izindi procedure bikurikiza, kandi nyamara byasaga naho ari bigaragara ko nk'aho ari ihangana ryari rigiye kuba ahantu mu bantu babiri gusa. Ariyo mpamvu polisi yari musa nibagira inama y'uko babireka bakagenda hakabaho kubabarirana cyangwa se kugira ukundi kuntu babikemura mu buryo buri siva busanzwe. Ngira ngo ako kantu murakumvise. Ni ukuvuga ngo ayo majwi kugira ngo azumvikane cyangwa se azagaragare nuko Safaricom ari izayatanga, kandi Safaricom nayo ntabwo ifite uburenganzira bwo guhita itanga amajwi itabitegetswe n'urukiko. Bivuga ngo rero kugira ngo ayo majwi azagaragare nuko byanze bikunze bazajya mu rukiko bakaburana bikagaragara, hanyuma byaba ngombwa ko ayo majwi akenerwa urukiko rugatanga order isaba itegeka Safaricom kuba yagaragaza ayo majwi Nyamwiza avuga ko yavuganye na Rugorora. Kubera ko impamvu ni uko Rugorora we yahakanye ko ibyo bintu ntabyo yigeze avugana na Mwiza, ntabyo bigeze bavugana. Kandi wenda dusubiye inyuma mu nkuru Nyamwiza yavuze ejo bundi, niyo mpamvu buriya Nyamwiza wenda Imana imbabarire, namwe mumbabarire, nanjye kuvuga ngo ndamunenga, ariko buriya ntabwo yari kuza gukora kiriya kiganiro abizi ko
hari investigation zikirimo zikorwa, haba ari ku ruhande rwe haba ari no ku ruhande rwa Rugorora. Buriya yihutiye kuza kuvuga cyane wenda n'ibyo wenda yise ngo ni ugukiriyaringa air to break silence, cyangwa se gukiriyaringa, gukuraho bimwe n'ibimwe byarimo bivugwa nk'ibihuha. Yarihuse cyane kubera ko mu kiganiro cyiwe yivugiye ubwiwe ko yandikiranye na Rugorora kuri WhatsApp, hashira iminota nk'itatu cyangwa ine Rugorora amuhamagara kuri WhatsApp, niba narakurikiye neza. Bivuga ngo rero ayo majwi ashobora kuba arimo avuga ko afite, nta bikurikiranye n'ikiganiro yakoze, bivuga ngo ayo majwi ntabwo ahubwo yaba afitwe na Safaricom, ahubwo ayo majwi yaba afitwe na kampani ya WhatsApp, kuko ni ikiganiro cyangwa se ni conversation yabereye kuri WhatsApp nk'uko Nyamwiza yabivuze ko yamaze kumwandikira hashize nk'iminota ingahe ahita amuhamagara kuri WhatsApp. So niyo mpamvu Nyamwiza yari kubanza kwitonda ntahita aza gukora ibiganiro abizi ko hari kesi iri under investigation. Ako kantu konyine gashobora guhita kumvikanisha ko deje ibyo yavuze bishobora kuza kugorana, kuko niba bidafitwe na Safaricom, ubwo ni analiza yanjye ndimo nkora mu nyumve neza nkurikije ikiganiro Nyamwiza yakoze ndetse n'ibyo yavuze ejo kuri polisi. Ni ukuvuga ngo niba ayo majwi yavuze ko afitwe na Safaricom, ni ukuvuga ngo ni call to call, ni ukuvuga ngo ni direct call, ni gufata nimero y'umuntu nkamuhamagara, icyo gihe nibwo kampani nka Safaricom ishobora gufata iryo jwi. Ariko niba ari amajwi cyangwa se ari conversation yabereye kuri WhatsApp, bivuze ko ahubwo ayo majwi ntabwo afitwe na Safaricom, kubera ko nta buryo Safaricom yakwaccessinga system ya WhatsApp. Ni ukuvuga ngo ahubwo ayo majwi afitwe na WhatsApp. Kuza kubona ijwi rifitwe na WhatsApp, namwe murabyumva uburyo biri buza kugorana. Ubwo biraza gusaba ko bagera kwa Mark Zuckerberg, akaba ari we bayasaba. Ibintu mwumva nyine ko bishobora kuza kugorana. Ubwo mbivugiye nkurikije ikiganiro Mwiza yakoze. So nari nkibabwira ayo makuru ukuntu byagenze. Ibyo rero birangije polisi imaze kubagira iyo nama kuvuga ngo mugende mujye kubyumvikanira hirya mu miryango, kubera ko uru rubanza muraza gutuma ruba rurerure, rubatware n'amafaranga menshi, rubagore. Byaje kuba ngombwa ko nyine Nyamwiza atsimbarara, kubera ko n'uwo munsi bari bagiye kumurekura. Ubwo ndavuga ku munsi w'ejo bari bagiye kumurekura, hanyuma wakomeza gutsimbarara ngo nibamufunge bamuraze muri kasho. Impamvu yari amatsimbarara ngo bamuraze muri kasho ni ukubera ko hari itegeko riteganya ko umuntu wafashwe na polisi atagomba kumara amasaha 28 akiri muri kasho, agomba guhita ashyirwa imbere y'urukiko kugira ngo aburane. So Nyamwiza yari amatsimbarara aravuga ngo bamufunge kugira ngo ayo masaha 28 ntarenge ataragera mu rukiko, abone uko ashinja Rugorora mu rukiko. So ibyo yarimo abivugira ari uko avuga ngo Rugorora ashobora kuza kudilinga na polisi, bakaba bagira ibyo basibanganya wenda nk'ibimenyetso cyangwa se urubanza rwose bakaba baruburizamo. Niyo mpamvu yari arimo avuga ngo nibamufunge bamuraze muri kasho, umunsi ukurikiye azahita ajya imbere y'urukiko. Ubwo no kuvuga ngo bamura ejo kuwa mbere bagomba kumuraza muri kasho, uyu munsi kuwa kabiri akajya imbere y'urukiko. We nicyo cyari icyifuzo cyiwe, nyamara polisi yo yarimo mugira inama bikurikiranye nuko na analize yakoze. Ibyo birangiye rero icyaje kubaho, urumva Nyamwiza yari yajyanye n'umubyeyi we, ise yari yajyanye na mukuru we, hari umuloya, hari n'abandi baje kumva iyo kesi uko imeze. Byaje kurangira rero Nyamwiza bafashe umwanzuro yuko bamurekura agataha, ntafungwe ntarare muri kasho. Hanyuma icyabayeho nuko basigaranye telefone yiwe. Telefone iwe ni ukuvuga ngo nka telefone yakoreweho cyangwa se yakoreweho icyo kiganiro agomba gusigaranwa, kubera ko ariyo yari ifitwe cyangwa se yari irimo ibyo bimenyetso. So basigaranye telefone yiwe kugira ngo nyine bakomeze iperereza, bakurikirane, bamenye neza uko ibintu byagenze. Ikindi cyabayeho ni uko ngo yatanze ibikumwe
cyangwa se fingerprints, kandi bivugwa yuko izo fingerprints kugira ngo zivemo bigomba kuba nibura hashize imyaka 5. So ni ukuvuga ngo imyaka 5 niyo igomba gushira kugira ngo izo fingerprints zive muri system ya polisi. So bivuga ngo hari ibindi bintu Nyamwiza ashobora kutazagiraho wenda access rimwe na rimwe bitewe nuko azabona ko hari case wenda runaka ashobora kuba yari afite muri polisi ya criminal. Ibyo ngibyo ndizera ko mu byumvise uko byagenze. Nyamwiza ntabwo yaraye muri kasho, yararekuwe, ariko we yifuza ko yararamo kugira ngo nyine ngo uyu munsi ahita ajya imbere y'urukiko baje kuburana na Rugorora amushinje, ariko bigenda bityo. Ikindi twabashe kumenya nuko ababyeyi be cyangwa se umubyeyi we yifuzaga ko iki kintu cyahagarikirwa ahangaha, ahubwo kikajya mu umuryango w'abagorora n'umuryango w'abasegege, yes, igahura ikaganira bakareba uko barizorovinga kino kibazo cyangwa se bakareba uko bakemura kino kibazo. Icyo nicyo cyari icyifuzo cy'umubyeyi we, ariko umukobwa we nyine yakomeje gutsimbarara, biranga. Ubwo hanzuwe yuko kuwa 4, ubwo ni nyuma y'ejo kuwa 3, ubwo ni ku munsi wa 4 nibwo bazajya mu rukiko, bazajya kuburana, hanyuma ibindi bizakurikiraho mukazagenda mubimenya. Ibyo ngibyo nibyo naba mbabwiye cyangwa se niyo update naba mbahaye ku byabaye ejo, kubera ko mwarimo mubimbazaho cyane, mubimbaza muri benshi. Nuko niko byagenze. So Nyamwiza yanze kuva ku izima, avuga ati ngomba kuburana na Rugorora kugeza mwerekanye, kugeza Rugorora aryojwe ibyo yatangaje nk'ibyo byose. Ikindi wenda nababwira ni uko hari urwo rubanza rundi ruri bulubulu Nyamwiza n'ubundi yarezemo Rugorora. Ubwo ngubwo bazamenya uko bazakorana, niba ari inzego zishinzwe iperereza bizabigenza kugira ngo izo manza zombi zizakurikiranwe. Ariko bikavugwa yuko umuloya wa Nyamwiza we yifuzaga ko ngo uru rubanza ruri Kasarani kuri polisi rwakwimurirwa ahandi kubw'impamvu wenda za fairness, kuko ngo byagaragaraga ko Rugorora hari ukuntu ashobora kuba aziranye na polisi y'aho ngaho ya Kasarani. Umuloya wa Mwiza akaba we yifuzaga ko ngo rwakwimurirwa ahandi rugakurwa Kasarani. Ngibyo rero, ibindi wenda ni biravugwa zindi abantu bamwe bavuga ati Nyamwiza yabarekeye gukoresha YouTube, abo mu muryango bakavuga ati twebwe yaratunaniye nk'abanyamakuru, mwadufasha mukamugira iyo nama, ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibindi. Ibindi ni ibindi wenda reka mbireke kubivuga, ariko mu by'ukuri nuko nguko byagenze. Ni amakuru nyine ahari, hari abanyamakuru bari bahari, bibitangazamakuru bikorera muri Kenya bari bahari, bamwe na bamwe, ntabwo bari benshi cyane, ariko nuko niko byagenze. Ni ukuvuga ngo urubanza ruzakurikiranwa kuwa 4 nibwo bazitaba urukiko, noneho bakajya kuburana neza. So muriyumviye rero uko byagenze, ndatekereza ko nta rondogoye cyangwa se ntizimbye mu magambo cyane. Nibyo nababwira cyangwa se nibyo naba mbahaye kuri urwo rubanza. Ubwo izindi update uko tuzagenda tuzimenya ku munsi wa 4 uko byagenze mu rukiko, tuzabibakurikiranira kugira ngo nyine mumenye finally byagenze biti. Ariko byumvikane ko n'ubundi bikomeje kugorana, kubera ko niba Mwiza nta kindi kimenyetso cy'itangible yagaragaje, akaba agendera kuri ayo majwi nayo adafite muri telefone, ahubwo avuga ko bishobora gukurikiranwa na Safaricom, cyangwa se wakongera ukaza ku ruhande rw'ikiganiro yakoze avuga ko yaganiriye nawe kuri WhatsApp call, bivuga ngo bishobora none kuzakurikiranwa na WhatsApp. Urumva ko ni ibintu bigifite inzira ndende. Ikindi nuko ngo polisi yarimo ibibabwira gutyo kubera ko
kugira ngo nanone bijye gukurikiranwa muri Safaricom ukabona niyo ayo majwi yaba ahari, ni ibintu bishobora kuzasaba amafaranga menshi cyane, bikaba byagorana. Ngibyo rero, ngibyo ubwo reka dukomeze dukurikirane turebe ikizavamo, cyangwa se niba hari izindi interventions zishobora gukorwa, izindi hashobora kugira abandi wenda bashobora kuintervena mu bundi buryo. Ubwo nabyo wenda ni uko amakuru azagenda tugeraho, dushobora kuzagenda tubibagezaho uko bizaba bimeze kose. Bashimire rero, mbashimire mwebwe mudahwema nyine kudukurikira, mutwishyuza. Nyabuneka hari igihe natwe tuba duhugiye mu bindi rega, hari igihe tuba duhugiye mu bindi. Mwabona nyine nk'ukuntu nkoze kino kiganiro bimeze, murabona ko kwara kugira ngo nyine mbahe iyo update, ariko hari igihe nyine tuba duhuze natwe, mujye mutwihanganira mutabonera ibiganiro ku gihe cyangwa se amakuru ku gihe. Natwe si kwa ubaya, ntabwo ari kubera ko tuba tubifitiye mu mutima mubi. Tubashimire, tukomeze kubasaba gukanda subscribe, utarakanda subscribe, ariko icyo twifuza ni uko kino kibazo cyarangira. Mu by'ukuri ibintu bihari bigaragara ni uko hashobora kuba harabayemo nyine ihangana gusa ry'impande zombi, bashinjanya, ariko mushobora kumvikana, na cyane cyane ko ari cyo umubyeyi wa Mwiza we ngo yifuzaga. Makuru nanafite ni uko hari intumwa yatumye kubagorora, ko bashobora kubijyamo bakaba bareba uko umurara w'abasegege n'umurara w'abagorora bashobora guhura, bakicara bakaganira kuri iki kibazo nk'abantu b'abagabo, bakaba bagikemura. Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubaturindira, kandi mukomeze kudushyigikira no kudutera inkunga mu buryo bwose. Comments zanyu, ariko nyabuneka mujye mutanga ibitekerezo hatarimo kwibasira, hatarimo gutukana. Ibintu umuco wo gutukana si mwiza. Ushobora gutanga igitekerezo cyawe kikumvikana, ushobora gutanga inama yawe ikumvikana utatukanye. Imana ibarinde kandi ibafashe muri byose, muhahe muronke. Ciao ciao.